Amateka ya Bwiza Emerance ko umukobwa watangiriye muri korali yageze ku rubyiniro rwa Trace Award. Hari abahanzi benshi batangirira ku rubyiniro bafite intego yo kuba ibyamamare. Hari n'abandi usanga umuziki watangiye kuba igice cy'ubuzima bwabo kuva kera mu buto bwabo bakiri abana. Uyu munsi yo kuvuga ku nkuru y'umukobwa w'umunyarwandakazi wavuye muri korali akiri mutoya cyane, akagira inzozi zo kuzaba umuhanzi ukomeye ariko ntiyihutira kujya mu muziki nk'umwuga. Bwiza Emerance uzwi ku izina rya Bwiza ni umuhanzi w'umwanditsi w'indirimbo n'umuririmbyi waje kuzamuka cyane mu muziki nyarwanda. Ariko inyuma y'izina rya Bwiza hari urugendo rurerure rwuzuyemo kwihangana, amahirwe, gukora cyane ndetse no kwizera mu mpano ye byaje gutuma agera ku ntsinzi. Uyu munsi reka dusubire inyuma turebe uko byose byatangiye. Ese Bwiza Emerance ni muntu ki? Bwiza Emerance yavukiye mu karere ka Muhanga mu Rwanda ku itariki ya 9 Kanama mu mwaka w'1999. Ni imfura mu muryango w'abana bane, umuryango waje kwimukira i Kigali nyuma uza gutura i Nyamata mu karere ka Bugesera, ari naho yakuriye igice kinini cy'ubuzima bwe, niho yamaze igihe. Kuba yaravukiye mu muryango usanzwe kandi akura mu buzima busanzwe ni kimwe mu bintu bituma inkuru y'ubuzima ishimisha benshi. Kuko uyu munsi iyo ubonye Bwiza ku rubyiniro ukamubona imbere y'abantu benshi aririmba, ushobora kwibwira ngo ibi niko byahoze kuva kera, ariko siko byagenze. Buri muntu wese agira intangiriro. Hari igihe Bwiza ari umwana usanzwe ukunda kuririmba kandi nta muntu wari uzi neza ko impano ye izarangira imugejeje kuba umusitari. Mu myaka 8 gusa niho yatangiriye umuziki. Urukundo rwa Bwiza n'umuziki rwatangiye akiri muto cyane. Yakuranye n'ababyeyi be bajya mu rusengero kandi indirimbo zaririmbwaga mu rusengero zamuteye gukunda cyane kuririmba. Mu myaka 8 gusa yatangiye kuririmba muri korali. Ibi bivuze ko mbere y'uko Bwiza tubona uyu munsi yari umwana wiga kuririmba, kumva injyana ndetse no guhagarara imbere y'abantu. Yagiye aririmba muri korali zitandukanye kandi umuziki wa gospel wagize uruhare rukomeye mu kumutegurira urugendo rwaje kumugeza umuziki w'ubucuruzi w'uyu munsi. Bisubije amaso inyuma ushobora kubona ko ibyo yakoze akiri umwana byamubereye ishuri rya mbere ry'umuziki nk'intangiriro. Korali yamwigishije kumva abandi baririmbyi ndetse no gukorana n'itsinda, gukurikiza injyana ndetse no gutinyuka kuririmba imbere y'abantu benshi. Ni ibintu byaje kumufasha cyane mu gukomera umuziki tubona uyu munsi. Amashuri nayo yari igice cy'ubuzima bwe. Nubwo yari afite impano yo kuririmba, Bwiza ntiyahise areka amashuri ngo ajye mu muziki. Yize amashuri abanza kuri Kigali Harvest, nyuma akomereza amashuri ye kuri St Joseph High School. Yaje no gukomeza igihe gitoya kuri St Bernadette i Gisagara mbere yo kurangiza amashuri yisumbuye kuri St Louise High School Rwamagana. Mu mwaka w'2020 yatangiye kwiga muri Mount Kenya University mu ishami rya Hospitality na Tourism Management. Ibi birerekana ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa Bwiza. Umuziki ntago wari wo wahise umutwara ako kanya, ahubwo yari afite n'ubuzima bwe nk'umunyeshuri, afite amasomo ndetse n'intego ze. Ariko impano ye nayo ntabwo yamujyaga kure. Muri 2021 umwe mu myaka yahinduye ubuzima bwa Bwiza mu mateka ye. Mu mwaka wa 2021 ibintu byarahindutse. Kikazi Music yatangije irushanwa ryiswe The Next Diva, indi mbuto rigamije gushaka no guteza imbere umuhanzi mushyashya. Abakobwa benshi bari bafite impano bararyitabiriye. Amakuru yatangajwe icyo gihe avuga ko abajya kuri 45 bari bahatanye baho igitsina gore. Buri wese yageragezaga kwerekana icyo ashoboye, ariko mu banyempano bose izina rya Bwiza Emerance niryo ryaje kuzamuka. Nyuma yo guhatanira iryo rushanwa, Bwiza yaje gutoranywa nk'uwahize abandi akaba uwa mbere. Kandi aha niho ubuzima bwe mu muziki nyarwanda bwatangiriye gufata indi sura. Ko gutsindira irushanwa byamuhaye igihembo gusa, hari n'andi mahirwe yandi byamufunguriye mu muryango wo kwinjira mu muziki nyarwanda nk'uwabigize umwuga. Kikazi Music yamuhinduriye urugendo. Nyuma yo gutsinda The Next Diva, Bwiza yahawe amahirwe yo gukorana na Kikazi Music. Yasinye amasezerano y'imyaka 5 n'inzu imufasha abahanzi. Ku itariki 17 Nzeri 2021 yakiriwe ku mugaragaro muri Kikazi Music umuhango wabereye i Nyamirambo. Muri uwo muhango hari ababyeyi be ndetse n'abandi bantu bandi bo mu ruganda rw'imyidagaduro. Icyo gihe Bwiza ntiyari akiri umukobwa wari uzwi cyane n'abantu bakeya cyane. Yari atangiye kugira ikipe imufasha gutunganya impano ye ndetse no kuyigeza ku bantu benshi. Kikazi Music yari isanzwe izwiho gukorana n'abahanzi barimo Mico The Best, Danny Vumbi, bityo Bwiza nawe yarabonye aho ahera yubaka umwuga we nk'uwabigize umwuga w'ubuhanzi. Indirimbo za mbere nuko yatangiye kumenyekana. Nyuma yo kwinjira muri Kikazi Music, Bwiza yatangiye gukora umuziki nk'umuhanzi wabigize umwuga. Asohora indirimbo zitandukanye, zimwe zikaba zaragiye zigaragaza umwimerere nk'umuhanzi ukiri mushya. Mu ndirimbo ze zizwi harimo nka Yiwe, Ready, Exchange, Mi Amor, Hero, Ahazaza na Ugera hamwe n'izindi. Izi ndirimbo zagiye zimufasha kubaka izina ndetse no kumenyekanisha uburyo bwo gukora umuziki. Kandi uko niko izi ndirimbo zakomeza kumvikana, nako abantu batangiye kumenya atari nk'umukobwa watsinze irushanwa gusa, ahubwo nk'umuhanzi ufite umwihariko uri kuzamuka.
Connect Me, umushinga wamufashije kwerekana ko yari yiteguye. Mu mpera za 2021 Bwiza yashyize hanze EP yise Connect Me. Uyu mushinga wari ufite umwihariko aho gukora indirimbo nyinshi wenyine. Bwiza yahisemo gukorana n'abandi bahanzi. Kuri iyo EP ye hari harimo indirimbo nka Mi Amor yakoranye na Riderman, Hero yamenyekanye yakoranye na Kevin Ska, Rocco yakoranye na Nizbeat, na My Lady yakoranye na Social Mula, Roro yakoranye na Chris Easy, na Wibeshya yakoranye na Mico The Best. Bwiza ubwo yavuze ko yashakaga ko abantu bumva umuziki we bakawukunda hanyuma bakawumenyekanisha no ku bandi. Kandi kuba iyi EP yarakozwe mu gihe gito ndetse ari nako yari afite amasomo, byose byari ikimenyetso cy'uko yari afite ubushake bwo gukora cyane kandi yaranigaga amashuri. Kuki Bwiza yahise atandukana n'abandi bahanzikazi bashya? Ikintu cyagiye kimuranga nuko atashatse gusa, ahubwo umuhanzi ukora indirimbo agenda agaragaza ko ashaka kugira uruhare mu kuzamura umwanya w'abagore mu muziki nyarwanda. Yagiye agaragaza igitekerezo cy'uko umukobwa ashobora gukora ibyo umuhungu ashobora gukora mu muziki ndetse akagera kure. Ibi byabaye kimwe mu bintu byamufashije kugira isura y'umuhanzi ufite icyerekezo kandi umuziki we ukomeza kuvanga ndetse no gukora na Afrobeat n'izindi njyana yumvikana mu karere byatumye amenyekana. Bwiza atangira kureba hanze y'u Rwanda. Iyo umuhanzi amenyekana cyane mu gihugu cye, intambwe ikurikiraho ni ugushaka uburyo arenga imipaka agafata n'isoko ryo hirya. Bwiza nawe yatangiye kugaragara mu bikorwa bikomeye by'umuziki. Yagiye agaragara mu birori bikomeye harimo za The Choice Award ndetse no kongera kugera muri za Trace Award. Trace Award yabereye i Kigali yakiriye bamwe mu bahanzi bakomeye muri Afurika ndetse no ku isi. Muri abo bahanzi harimo Diamond Platnumz, Bruce Melody, Yemi Alade, Zuchu ndetse n'abandi benshi. Kuba Bwiza ari muhanzi bakoze kuri urwo rubyiniro byari ikimenyetso cy'uko uyu muhanzi watangiriye muri korali yari amaze kugera ku rwego rwo hejuru ndetse no guhura n'amazina akomeye mu muziki nyafurika. Ariko inkuru ya Bwiza si uguririmba gusa. Iyo urebye urugendo rwa Bwiza n'ikindi kintu kindi gikomeye, uburyo akomeje guhuza ubuzima bwe busanzwe n'inzozi ze. Yatangiye nk'umwana uririmba muri korali, akomeza amashuri, yiga kaminuza, hanyuma aza kubona amahirwe yo kwinjira mu muziki nk'uwabigize umwuga. Ni urugendo rutwereka ko rimwe na rimwe impano ishobora gutangira ukiri mutoya, ariko ikenera kugira ngo abantu bayibone kandi nawe werekana ko ushoboye. Inzozi zanjye cyangwa se My Dream n'ibindi bikorwa. Mu myaka yakurikiyeho Bwiza yakomeje gusohora imiziki ndetse no gukorana n'abandi bahanzi. Mu bikorwa bye harimo umushinga My Dream cyangwa se Inzozi zanjye, ndetse harimo n'indirimbo zitandukanye zakomeje kumushyira mu majwi y'abahanzi b'abagore bari kuzamuka cyane mu Rwanda, nko kuri Apple Music igaragaza nk'indirimbo nka Nobody, Ready, Ogera, Mi Amor, Roro, Ahazaza ndetse n'ibimwe mu bikorwa bye byerekana ko Bwiza yakomeje kugenda yongera ubunararibonye ndetse no gukundwa n'abantu. Bwiza muri 2026, uyu munsi iyo urebye Bwiza ageze ugereranije n'aho yatangiriye hari intera nini cyane. Umwana watangiye kuririmba muri korali afite imyaka 8 yaje kuba umuhanzi wabigize umwuga. Umukobwa wigeze guhatanira n'abakobwa 45 bishakamo umuzamuka, ariko yaje kugera ku ntsinzi. Umuhanzi Bwiza yerekanye ko ari umwe mu bahanzi bashoboye guhatana kandi bakagera kure. Umuhanzi wari utangiye kumenyekana mu Rwanda yaje kuririmba ku rubyiniro rwa Trace Award, kandi kugeza muri 2026 umuziki uracyakomeza, aracyasohora imizigo ndetse no kwemeza abantu. Muri uyu mwaka urubuga rwa Apple Music rugaragaza ko yasohoye indirimbo nshya gake gake ku itariki ya 21 Gicurasi 2026, ndetse nawe waratwibutse iri mu bikorwa bye bya 2026 yakoze. Ibi bigaragaza ko urugendo rwe rutari ruhagarariye gusa ku intsinzi yabonye mu myaka ya mbere. Aracyubaka umuziki, aracyasohora umuziki kandi aracyashaka kwagura izina rye. Icyo amateka ya Bwiza twigisha: inkuru ya Bwiza Emerance ntabwo ari inkuru y'umuhanzi wabyutse umunsi umwe ngo ahita icyamamare. Ni inkuru y'umwana watangiye kuririmba akiri muto, ni inkuru y'umukobwa wakomeje amashuri nubwo yari afite impano y'umuziki. Ni inkuru y'umuntu waje kubona amahirwe binyuze mu irushanwa. Ni inkuru y'umuhanzi wakoresheje ayo mahirwe akinjira muri Kikasi Music. Kandi ni inkuru y'umukobwa wagiye ava ku rwego rumwe aririmba imbere y'abantu bakeya bikaza kugeraho ageze ku rubyiniro rw'abahanzi bakomeye cyane. Iyo umuntu abwiye Bwiza Emerance uyu munsi cyangwa se yabwiwe Bwiza Emerance, wibuka wa mwana waririmbaga muri korali. Ashobora kureba inyuma akibuka urugendo rwatangiriye ku myaka 8, kuva muri korali, kuva mu ishuri, kuva mu rw'inyamata, kuva muri The Next Diva, Indi Mbuto, kuva muri Kikasi Music, kuva muri Connect Me, kuva mu ndirimbo nka Ready, Mi Amor, Roro, Ahazaza, Ogera, kugeza ku rubyiniro rwa Trace Award. Ibi byose ni bimwe mu bice by'inkuru bye yerekana uburyo Bwiza ari umwe mu bakobwa batangiye afite impano ariko akayiherekeza ndetse no gukora cyane. Ndetse ubu kugeza akanya ko ari umwe mu bantu barimo barandika amateka mu muziki nyarwanda ndetse berekana ko bakomeye kandi bazagera kure. Bwiza ni umwe mu bantu bandi bigaruriye abafana bo mu Rwanda, dore ko ku rubyiniro cyangwa se aho bari kuri stage abantu benshi baba bafite inyota yo kureba performance ndetse n'uburyo abaririmba indirimbo zabakoze ku mitima. Ni umwe mu bantu batanga icyizere nk'aba future rising star mu gihe kiri imbere.